itself that we may think the question of talking with Americans or negotiation with Americans. Bayo of Hope Magazine TV ndabasuje cyane mwe mudukurikira aho muri hose bifuje kugira ibihe byiza. Uyu mugabo dutangiye tubona uyu ni minisitiri w'ubanye n'amahanga, ni minisitiri w'ubanye n'amahanga w'igihugu cya Irani, amazina yitwa Abbas Araghchi. Uyu mugabo amagambo ari kuvuga ni amagambo akomeye, ndayita akomeye kubera ko ari kubusanya n'ibyo ababagabyeho ibitero bari kugaragaza yuko bashaka yuko byabaho, ariko ni mu mvugo, mu bikorwa haracyari ibikorwa bigaragaza yuko ubwo bushake budahari. Uyu mugabo arimo aravuga ati kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Israel ngo tujye mu biganiro, ati ibyo bintu mu bantu murota ibyo bintu, inzozi mukanguke, muve mu nzozi pe, muve mu nzozi. Nta biganiro tuzigera tugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta bintu byo kwicara ku meza yo kuvuga ngo tugiye kuganira, kubera ko naho twaganiriye ntacyo twagezeho. Uyu mugabo rero munyuzeho ndamureba, ndavuga reka duhuze ibintu nka bitatu biri kubera mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu gihugu cya Irani. Turebe ikintu gishoboka, turebe ese intambara irerekeza hehe, tubisesengure muri ubu buryo. Icya mbere nshaka ko duheraho, reka duhere ku magambo y'uyu mugabo, reka ndekure ijwi rye muryumve neza, reka tumwumve neza, mvuge ku magambo ye ndimo murimo murayumva namwe. The question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have aha aravuga ati kwicara ku meza n'abanyamerika tukagira gutya tukaganira, ati ntago ari ikintu gishobora kuba cyagira icyo kimara, ati kuko they deceived us with promises of no attack. Ati ni kenshi twagiye tuganira n'aba bagabo cyangwa se aba banyamerika badusezeranya yuko batazigera badutera, atari ko bagahindukira bakadutera. Ati ikindi noneho ubwo twabaga turi mu biganiro dufite ibyo turi kuganiraho, agahuza na bya bihe bya ya ntambara y'iminsi 12 yabaye. Ati buri intambara y'iminsi 12 mbere yuko itangira twe turi mu biganiro, tujyaho turirara tuzi ngo turi kuganira nabo, atari ko tugiye kubona tubona dutangijeho ibitero batangira kuturasaho. Ati ibyo byose byatweretse yuko atari abantu bo kwizerwa. Ati ikindi noneho icyo twakuyemo ni uburibwe, ugusenyuka kudasanzwe no gutakaza icyizere kuri bo. Kuri ubu ngubu aho tuvuganira uyu munsi muri kunyumva nka minisitiri w'ubanye n'amahanga n'ubutegetsi bwacu bwa Irani, nta muntu n'umwe ugifitiye icyizere abanyamerika cyangwa igihugu cya Israel. Ati ubu ngubu umwanzuro uhari na decision dufite gufata cyangwa se ibyemezo dufite gufata bituganisha ku mahoro arambye kuri twebwe, nuko tutaganira nabo ngo twakomeza kurwana nabo kugeza igihe noneho tuvuga ngo turatsinzwe, tumanitse amaboko turemeye, cyangwa turabananije bamanitse amaboko babivuyemo baragiye. Ati nta yindi solution ihari usibye kurwana. Ibi ngibi rero uyu mugabo arimo aravuga ati ntabwo dushobora kuba twakwemera kuganira n'aba banyamerika n'abanyayisirayeli. Ndagira ngo tubihuze n'ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere, intambara irimo iraba, byo biragaragara ko intambara iri kuba, abanyamerika bari kurasa ahantu hatunganyirizwa za nucleaire za Irani, abanyayirani nabo bakihimura mu buryo bwabo. Hanyuma Israel ikavuga ngo batwihimuye, ariko bari gukoresha misile zidasanzwe cyangwa zitemerewe gukoreshwa mu bihe by'intambara. Barango bagira ngo ibintu bitanga amategeko y'intambara, ngo abantu ngo bari kurwana ngo ntago bemerewe gukoresha ngo misile zimeze gutya, ngo nimuzikoresha ngo muzamurenze ngo ku mategeko y'intambara. Abantu bakibagirwa ibintu byabaye ubwo intambara y'isi ya kabiri yarangiraga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasa bombe atomike mu Buyapani. Niba hari umuntu wigeze abibazwa cyangwa se ingaruka byasize, uyu munsi hari umuntu uziryozwa. Uyu munsi mu gihugu cy'Ubuyapani abantu bari batuye hafi y'umujyi wa Hiroshima na Nagasaki, abantu baracyavukana ubumuga bwatewe na zira bombe zatewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zira bombe atomike zatewe muri iyo mijyi ibiri. Abantu bavuka bafite ubumuga bwabo bw'ingingo, abandi ubwo mu bwonko. Ngira ngo mujya mubibona mu Buyapani abantu baturiye amijyi benshi bavuka bafite ubumuga.
ibyo bintu byose abantu bakabirenga, bakaza bakavuga ngo bariya ngo bari gukoresha ngo bombe ngo zitemewe, bombe zitemewe. Abantu baraje bakica abantu. Ku uyu munsi kare nabaye ikiganiro kigaruka ku bantu bamaze gupfa muri Iran b'abategetsi bakomeye, abantu bagera kuri 70 bamaze gupfa mu butegetsi bwa Iran muri iyi mpinduramatwara muri 79 bamaze gupfa. Donc impinduramatwara iganisha ku kuyobora igihugu cya Iran mu buryo bushingiye ku idini ya Islam. Abantu bamaze gupfa bagera kuri 70 bari mu nzego z'ubutegetsi, baragenda baraswaho, kandi iyo bapfuye abo ngo nibo babarwa ko bafite amazina azwi. Ntabwo wamenye umubare w'abantu bapfuye bari aho ngo batari ku rwego rwo kuba bavugwa, ni ibihumbi. Abantu barapfuye, abana b'abanyeshuri barapfuye. Twabonye video niba narayigarutseho hano, nayigarutse hariko ndi kuvuga kuri rya shuri barasheho, baragiye barasa ku ishuri, harimo abana bagera ku gihumbi, barenga 160, sorry ntago ari igihumbi, ahubwo 160 gutyo barenga b'abanyeshuri, abana barapfa, ibikapu byabo byuzuraho amaraso. Amerika iravuga ngo ni Iran ngo yarashe kuri bari abana ngo byitirirwe Israel na Amerika. Men, abantu bafite kujya kwica abana babo kugira ngo byitirirwe ibihugu byabateyeho. Ntago mbizi bya politike biri ku rundi rwego, ariko ibintu byabayeho. Hanyuma hakaza iki kintu cyo kuvuga ngo tuganire, ngo muze tuganire. Bamaze kwica abantu bangana gutya, Iran rero yamaze gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ntabwo tuzigera tuganira namwe, tuzakora ibishoboka byose twirwaneho kugeza ku iturufu ya nyuma, tuvuga ngo ubutegetsi bwacu burarambaraye, murabuhinduye, hagiye kujyaho muri butegetsi. Ni ikintu gikomeye cyane. Impamvu uvuga ko ari ikintu gikomeye cyane, ntabwo nzi ngo Amerika izabyitwaramo gute cyangwa Israel bazabyitwaramo gute. Iki gihugu cya Iran gifite ukuntu cyateguye imipango yacyo kuva muri 79 bakizana izi mpinduramatwara z'ubutegetsi bushingiye ku idini. Bashyizeho ku ikubitiro, bashyizeho inzego za gisirikare zishinzwe kurinda impinduramatwara. Dukunda kuyivugaho iyi IGRC, iyi Islamic Revolution Guard Corps. Iyi ngiyi niba ari Iran Revolution Guard Corps, nyine bashinzwe kurinda impinduramatwara. Reka mbivuge mu Kinyarwanda no kujya kwihambira kuri byo. Aba bashinzwe barwanira izi mpinduramatwara zo muri 79 ngo zitazigera zikomwa mu nkokora. Iran yubatse ikintu gikomeye kizagora abanyamerika n'abanyayisiraheli, cyo kuvuga ngo niba dushyizeho uyu mutegetsi w'ikirenga, ese uyu mutegetsi w'ikirenga uriho aramutse atariho, aramutse apfuye, kubera ko babizi yuko baba bageramiye ngo bicwe, byatwara igihe kingana iki kugira ngo abone umusimbura? Igihe byatwaye ntimwakibonye se? Uwamusimbuye baramurashe, hanyuma nyuma yaho umwana waramusimbura. Ni ibintu byahise byikora automatique. Ese umuntu uyoboye izi ngabo zishinzwe kurinda impinduramatwara aramutse apfuye, ko bishoboka ko yapfa kandi baranapfuye nyine? Ntabwo ari bishoboka, ahubwo ingero zirahari z'uko bapfuye. Yabona umusimbura byihuse? Aba bajyama bo muri Iran bakoze ikintu cyitwa kurema inzego, ku buryo ujya kubona ukabona hari urwego rwitwa A rukurikiwe n'urwego rwitwa B, B ikurikiwe na C, C ikurikiwe na D. Noneho zose baragenda bazubakira ubushobozi bujya kumera kimwe, ku buryo urwego A niruvaho B ihita ijyaho ukagira ngo nta cyabaye, B nivaho hajyaho C ukagira ngo nta cyabaye, C nivaho hajyaho D. Ntabwo mbizi ngo bizageza kuyihe alphabe, ariko icyo kintu bamaze kucyubaka. Hanyuma noneho bamaze kucyubaka, iki kintu cyabateye confidence ivuga ngo tuzarwana kugera kuri rwa rwego rwa nyuma. Ubwo urwego rwa nyuma nibo baruzi, nibo bazi alphabe bagezeho bubaka izo nzego. Ahari wenda nibagera kuri urwo rwego bazavuga bati yewe turemeye, noneho reka tuganire. Ni ibi rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavugagaho, avuga ngo nta by'ibiganiro mu byibagirwe pe, ibyo bintu mu byibagirwe. Turaza duteza akaga mu isi, turwane kugeza kuri rwa rwego rwa nyuma. Murabyumva ko dutegereje urwego rwa nyuma, tutazi urwo rwo. Sinzi niba abanyamerika urwo rwego bazi ngo rungana gute, bagira ubutasi. Sinzi niba Mossad urwego rw'ubutasi rwa Israel bazi ngo urwo rwego ruhagaze rute, nabo bagira ubutasi. Ariko uko byagenda kose barabizi, wabona impamvu
batava ku izima ari uko bazi ngo bagejeje hehe barimbura ubushobozi bwa Irani. Ariko reka mbabwire, intambara iracyajya mbere pe, intambara iracyajya mbere. Irani nibonera iri ahangaha iresist igapfusha Khamenei wabo agapfa ntibave ku izima, uyoboye zirangabo zishinzwe kurinda impinduramatwara agapfa ntibave ku izima, bagashyiraho uyu mu gitaba, yego uyu nguyu wasimbuye se ntitumubone, ntago tuzi ngo ari he, bakavuga ngo niwe ugomba kujyaho. Nuko bashaka gushimangira yuko Irani igomba kuyoborwa muri ubu buryo bwa kiyisilamu cyangwa se impinduramatwara zishingiye kuri iyi myemerere. Hanyuma iki gihugu ukuntu kingana ukareba na civilisation, hari ikintu abantu birengagiza, ikintu cyitwa civilisation. Nusubira muri Bibiliya uraza gusanga Irani turayisangamo, ntabwo yitwaga Irani ariko yitwaga Abaperesi. Uraza gusanga ubutware n'ubuhangange bw'Abaperesi muri kiriya gihe uraza kubibona bwanditse muri Bibiliya. Nujya mu bintu bijyanye n'imyemerere urasanga 80% cyangwa se rirenga abanya-Irani n'abemera nabo mu idini nyine cyangwa se muri kwemera kwa Islam. Donc kuyoborwa n'umuntu wo muri ubwo buryo bushingiye ku myemerere ni ibintu byabo. Aba bantu kubasenyuka avuga ngo turabarimbuye tugiye guhindura dushyireho ibi ngibi, my dear, ni ibintu bizafata igihe, ni ibintu bizafata bije iri ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo Amerika ubwayo izavuga ngo ibintu biratunaniye. Ndababwiza ukuri ko izavuga ko bibananiye, kubera ko niba kimwe mu bintu bikomeye gishyira pressure kuri leta zunze ubumwe za Amerika ari uyu muhora wa Hormuz, Trump akaba yatangiye kuvuga ngo ibihugu binyuze ibicuruzwa byabo muri iriya Strait of Hormuz ngo nibyo bigomba gufata inshingano zo kuwurinda kurusha uko Amerika ijya kuwurinda, ngo ahubwo ngo ni mwebwe mugomba kujya kuwurinda mukadusaba support tukabafasha, apana ibintu byo gutegereza ko twebwe tuwurinda. Ni ibintu bigaragaza kwitana ba mwana. Ibi nibyo Irani ishaka. Igihe kizagira abo bita ba mwana bavuga bati kuki mutwita ba mwana ngo nituze tuwurinde rimwe mwateje intambara, ni muwurinde cyane niba bibananiye ibi birindiro byanyu biri muri bihugu byacu tubyirukane. Ibyo birindiro rero biri muri ibyo bihugu byo mu kigobe nibyo Irani ishaka ko biva hariya igatangira ikikorera utuntu twayo. Iyi ntambara rero mwabantu mwe kugenda ngo ninde uzayitsinda biragoye. Nukora commentaire uyikora ushingiye ku bintu bifatika pana marangamutima, urabona koko ibizagenda biti. Mbwira ukuntu byumva, mba ngerageje wenda kukubwira ibyo ndi kubona bihari, nawe ufite ibyo wumvise ku yandi macano, ufite ibyo wasomye ku bindi bitangazamakuru, kuko uyu munsi turafunguye twese turasoma. Ubyumva ute? Ushingira kuki? Ibyo uvuga wabikuye he? Uko twese ibyo tuvuga n'ibyo dukura hirya no hino, nta numwe wagiye muri Irani ngo arebe ibintu uko bimeze. Turasoma tukabyumva tukabihuza n'ibyo natwe tubasha kubona. Bidushyire muri commentaire uko byumva. Mugire ibihe byiza.